Inshuti y'Amarebe y'u Rwanda TV, nongeye kugushimira no kuguha ikaze mu kiganiro amashimwe atarangira. Uyu mugoroba tunejejwe no gushima Imana yuko ngiye kuduha umwanya mwiza wo guhura namwe, wo kuganira nawe ku ijambo ry'Imana, ariko no kwishimira ibyiza yakoze. Si ukubyishimira gusa, ahubwo no kuyiha feedback cyangwa se no kuyibwira ngo twabibonye Imana ibyo wakoze. Muri cya gikorwa twiyemeje muri iki kiganiro cy'amashimwe atarangira, igikorwa cyo gushima Imana no kuvuga mu mazina iby'Imana iba yakoze. Ndakwibutsa kandi ko intego nyamukuru ari ukubwira abantu b'indashima ngo nimugaruke, nimwongere mushyire ubwenge ku gihe, mwongere mutekereze kabiri, ubwira Imana ngo yarakoze. Kandi rero muri iki kiganiro ntabwo dushima Imana gusa, ahubwo dushima n'abantu batugiriye neza, dore ko nabo bari intumwa z'Imana. Muri uyu mwanya rero ntabwo ndabatindira, ahubwo ndashaka ko tuganira cyangwa se dusangira amagambo meza cyane. Ni Zaburi 136, Zaburi gushima Imana, ikadufasha kuryoherwa no kongera kwishimira imirimo y'Imana dukoreye mu gihe cyatambutse ndetse no kugeza muri iki ngiki turimo. Reka rero dufatanye iryo jambo riri muri Zaburi 136, turusheho twese guhabwa umugisha. Zaburi 136 iravuga iti: nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana nyamana, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Umwami w'abami, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyaremesheje ubwenge, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyasanzuye isi hejuru y'amazi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyaremye ibiva bikomeye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye izuba gutwara ku manywa, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye ukwezi n'inyenyeri gutwara nijoro, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyakubitiye abanyegiputa abana b'imfura babo ikabica, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igakura Abisirayeli hagati yabo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ibakujeyo intoki z'imbaraga n'ukuboko kurambutse, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yatandukanije inyanja itukura, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igacisha Abisirayeli hagati yayo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ariko igakunkumurira Farawo n'ingabo ze mu nyanja itukura, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyashoreye ubwoko bwayo mu butayu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyakubise abami bakomeye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ikica abami b'imfura, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yica Sihoni umwami w'Abamori, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yica na Ogi umwami w'i Bashani, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Itanga ibihugu byabo ngo bibe umwandu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Umwandu w'Abisirayeli abagaragu bayo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Idukiza abanzi bacu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igaburira ibifite imibiri byose, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana yo mu ijuru, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amen. Turagushimira wabanye natwe muri iki kiganiro cyacu, twongera kugutumira no kuguhamagarira cyane kuza gusangira natwe. Niba ufite ubuhamya, niba ufite ishimwe wumva usangiza abantu, niba wumva udatewe isoni no guhagarara ku karubanda ndetse ukavuga n'ijwi riranguruye ukavuga uti Imana ntifite zero, hari imirimo yagiye ikora, hari iyo nabonye, hari iyo yankoreye ku bwanjye, hari iyo yakoreye imiryango yanjye, hari iyo yakoreye igihugu, hari iyo yakoreye abavandimwe, hari iyo yakoreye abaturanyi. Niba ufite iyo mirimo, niba ufite ubwo buhamya, niba ufite iryo shimwe, ni karibu. Ngwino muri komenti, ngwino kuri telefone, ngwino kuri WhatsApp, koresha uburyo ubwo ari bwo bwose, utubwire, tugushakire umwanya usangize abantu, nawe urwanire ishyaka Imana
ubwire abantu, ubwire amahanga uti Imana ntabwo ufite zeru kuko wakoze ibi n'ibi, wakoze ibi n'ibi, wakoze ibi n'ibi, hari n'ibyo ntari ushobora, hari n'ibyo wakoze ngewe ntanabizi mbibona byarangiye. Hari Imana ikorera inyuma y'amarido niko dukunda kuvuga. Ibyo bintu rero niba nawe ufite icyo wabivugaho, niba nawe ufite umuhate, niba nawe ufite inyota, niba nawe ufite ishyaka, ngwino ni karibu. Amarebe y'u Rwanda TV ni ayawe, nicyo yagiyeho cyane cyane by'umwihariko mu kiganiro amashimwe atarangira. Turagushimira gukomeza kubana natwe no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nakagaruka. Bye bye.